Bakunzi b'urubuga rwacu, bakunzi b'urubuga Rwanda on Heart, uburyohe bw'imyandiko tubukomereje ku mwandiko mwakunze muri benshi, kandi umwandiko uteye amatsiko, umwandiko uryoheye amatwi, umwandiko unogeye bose. Kuri ubu ngubu tugiye kubagezaho ibice byose by'umwandiko cyangwa se by'umugani Nyangufi na Bakuru be. Nimukurikire mwumve uko byagendekeye Nyangufi na Bakuru be. Nyangufi bavuga ko yanganaga n'urutoki rw'igikumwe. Nyangufi na Bakuru be, igice cya mbere. Umugabo yari afite umugore maze babyarana abana 7 b'abahungu. Uw'imfura yari ageze nko mu kigero cy'imyaka 10. Umwuga w'uwo mugabo wari uwo kwasa inkwi akazigurisha udufaranga two kumutunga we n'abiwe bose. Bari abakene cyane, bagahora bafite umutima uhagaze kuko batashoboraga kubona ibitunga abo bana uko ari 7, kandi nta n'umwe muri bo wari ugejeje igihe cyo kwirwanaho. Icyarushagaho kubatera agahinda ko umwana wabo w'umuhererezi yahoraga abateye impungenge, ntagire ikintu kimushimisha, agahora yigunze kandi ntavuge. Iyo yakoraga igikorwa cyiza giturutse ku mutima mwiza yari yarivukaniye, we yibwiraga ko akoze ikintu kidatunganye. Yari mugufi cyane ku buryo yavutse areshya n'urutoki rw'igikumwe, maze bakurizaho kumwita Nyangufi. Uwo mwana bari baramwishyize mu mutwe bose, ikibi cyose gikozwe muri urwo rugo akaba ari we cyitirirwa. Nyamara ariko niwe warushaga Bakuru be ubwenge n'ubwitonzi ndetse no guteganya. Ntiyarashamadutse, yavugaga make ariko akumva menshi. Bukeye amapfa aratera, inzara irabiyogoza rwose muri icyo gihugu. Murumva namwe umuntu wari ufite abana 7 ko yari akomerewe cyane. Kubahahira ntibyari bimworoheye, ariko akomeza kugerageza ageza aho abura ibibahaza kubera igiciro cyari cyazamutse muri icyo gihe bitewe n'inzara yari yaraje ari kirimbuzi. Umugabo amaze gushoberwa yigira inama yo guta abo bana mu ishyamba. Inama amaze kuyuzuza ntiyayihisha umugore we, ahubwo ayihisha abana be. Mu ijoro yararaye ari bujye guta abo bana muri rya shyamba, umugabo akangura umugore we kugira ngo amubwire inama yari yungutse ku kibazo bari bamaze iminsi bibaza cyerekeranye uko bakwiye gutunga abo bana. Ubwo ariko abana bari baryamye kare. Umugore amaze gukanguka, umugabo amubwirana agahinda kanini ati, umva rero mugore wanjye, urabona neza ko tutagishoboye gutunga bariya bana, none niyemeje ko ejo nzajya kubata muri rya shyamba njya nasama inkwi, bazagende baribwe n'inyamaswa aho kugira ngo nzabone inzara ibanyicira mu maso. Ibyo bizatworohera cyane kuko mu gihe bazaba bahugiye guhambira inkwi tuzabihisha maze tugahindukira batatureba. Ntimuyobewe rero impuhwe z'ababyeyi. Umugore yamaze kumva ayo magambo akubitwa n'inkuba, maze asubiza umugabo we ati, ubwo se ibyo uvuze ni ibikuvuye ku mutima cyangwa se hari ukundi wabaye? Nta soni biguteye? Iryo risubiza aho urikuye. Wowe se kuri mukuru hari aho wabibonye? Ni wowe ugiye kuzaba nyamuhamba babona? Umugabo aho kugira ngo yumve neza igisubizo cya kibyeyi umugore amuhaye, atangira kumutwama avuga ati, umva nawe ubwenge bw'abagore, ubwo se abo bana tuzabatungisha iki? Ngewe nta kundi natekereje byarangiye, ndetse byuka witegure nawe kuko tujyana. Singiye kuzabona abana banjye bapfa urw'agashinyaguro. Umugore akomeza kwiyumvira, atekereza ukuntu inzara izamwicira abo bana mu maso. Atekereje agahinda bizamutera, nawe yemera igitekerezo cy'umugabo we. Nuko ajya kuryama, ariko amarira amuzenga mu maso. Ubwo ariko Nyangufi ibyo ababyeyi be barimo yari yabimenye kare. Yari umwana uzi ubwenge butangaje, kandi ntiyagiraga ikintu na kimwe kimutera ubwoba. Yamaze kumvira ku buriri bwe ibyo se avugana na nyina,
abyuka buhoro maze ajya munsi y'intebe se yakundaga kwicaraho kugira ngo ashobore kumva ibyo bavuga. Yamaze kubyumva neza asubira ku buriri, ariko ntiyarushya agoheka, ahubwo arara atekereza uko agomba kubigenza kugira ngo we n'abakuru be bazashobore kwikura muri iryo shyamba. Mu museso wa kare arabyuka ajya ku nkombe y'umugezi wari hafi y'iwabo, ahatoragura utubuye twera atwuzuza udufuka twe, maze agaruka imuhira. Ntibyatinze buba burakeye neza. Nuko wa mugabo abyutsa umugore we n'abana, ariko akaba yanogeje inama yo kubabwira ko noneho bari bumuherekeze bakajya kumutwaza inkwi mu ishyamba. Nuko arabyuka, nabo barabyuka, arababwira ati, uyu munsi muramperekeza na nyoko kugira ngo muntwaze inkwi. Umwe arazana izo ashoboye, hanyuma tuzishyire hamwe maze tujye kuzigurisha amafaranga, noneho ahari yaba menshi tukayahahisha ibidutunga nibura icyumweru. Abana babyumvise bishimira kujya kureba aho hantu hakure bari hamwe n'ababyeyi babo. Nuko bahera ko baboneza iy'ishyamba, ariko Nyangufi yirinda kugira icyo abwira abakuru be mu byo yari yumvise byose. Bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu Rwanda on Heart, uwo ni umwandiko cyangwa se umugani Nyangufi n'abakuru be igice cya mbere. Gusa tuzakomeza kubagezaho igice cya kabiri, mwiyumvire uko byagendekeye abo bana basigara muri iryo shyamba ndetse nuko byabagendekeye. Mwebwe gusa mukande share, comment, subscribe, like, ibindi byose muzabibona mu nkuru zacu zitaha. Murakoze. Ruzamenya gusoma mu Rwanda, ruzafatikara mu Rwanda. Buryo ubwenge burarahurwa. Kandi subscribe kuri channel yacu Rwanda on Heart, wisomere imyandiko yose yo mu bitabo byakunzwe, igitabo cyo mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, igitabo cyo mu mwaka wa 4, igitabo cyo mu mwaka wa 5 ndetse n'igitabo cyo mu mwaka wa 6. Ni ibitabo akenshi utasanga ahandi hose, ndetse ni n'imigani ndetse n'imyandiko inogeye amaso. Kangura ubwonko bw'umwana wisomera iyi myandiko yakanyujijeho, ndetse aho ireme ry'uburezi ryari rishingiye. Ni kuri channel Rwanda on Heart. Kanda subscribe, ukande like, ukande share. Ubufatanye burambye buteza imbere, tuzabushyigikira pe.